njyewe umurwayi nziza maze kumva itegeko ritegeka abashyingiranywe nemeye kugato ko wowe yemeye ntabwo nemeye ubwato ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu amahoro y'Imana akomeza abane namwe ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Amasimbi. Twege soroga yacu ni iyi twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Muribuka yuko muri kino cyumweru dusoje nibwo umukinnyi wa filime bita Nana wo muri timu yo kwa Kiramani nibwo yasezeranye imbere y'amategeko y'igihugu. Ubwo nibwo nyine yakoze umurenge. So rero ni umurenge yakoze mwiza. Abakinnyi ba filime ba Kiramani, ba Nyambo, ba Miki, ba Mitsutsu bose bari baje kumushyigikira, bari baje kumutahira nyine ibirori bye yakoze byo kujya mu murenge. Ariko ku mbuga nkoranyambaga murabizi ko hari cya kintu cyo gusebanya ndetse no kubiba inzangano mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa kuba famous cyangwa kuba celebrity. Nibwo abantu bagiye bazana utuntu tw'udupopit, utuntu tw'utugambo, utuntu two guharabika umuntu bavuga ngo uwitwa Nana yagize nyine yashatse umuntu umuruta, yashatse umuntu umuruta, yashatse umuntu wenda ngo umubyaye nyine nka bya bindi bakoreye Vestina murabizi. So rero byagiye bivugwa cyane ariko nabwo bagiye bazana bagaragazamo ngo uyu mugabo wasezeranye na Nana ngo afite umuryango mu Burundi, bagenda nyine bazana babigaragaza cyane. So rero hako sinzi n'ahantu abantu bagenda bacukumbura amavideo, gusa ibyo ngibyo ntago byabuza abo kubaka abubaka. Rero ngiye nkatekereza kubera iki ibintu nk'ibi ngibi tubona umukobwa mwiza nka Nana aho ukora bino bintu ariko abantu benshi bakabigenderaho, abantu benshi bakavuga ibintu byinshi cyane, abantu benshi bakagenda bamusebya, abantu benshi bakagenda bamuvuga nabi cyane. Ariko hari uwitwa Mitsutsu we yabisizeho umucyo aza kuvuga icyamuhuje we na Nana, icyo bakoranaga, icyo bagenda bavuga yuko ngo barakundanaga ahubwo byari akazi. Ariko mbere yuko tunabumvisha ayo majwi ya Mitsutsu nawe abantu benshi bagiye bavugaho, ariko ndabanza mbereke nuko abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiye babyakira, yaba Shakira mbona bihita, yaba Kazungu ka Boss wagaragaje umugabo n'umuryango we, yaba ndetse na Mitsutsu wagiye abivugaho. Reka dukomeze tubanze tubirebe muri buno buryo turabiganiraho gatoya. Murakoze. Mbere na mbere felicitation kuri wowe Nana n'umutware wawe, ibintu by'agaciro sinzi kunge nabivuga. Kare twaje turi kuvuga ati bari kunsereza ngo muri timu yanjye ngo habimugisha ngo abantu bose bari kugenda, ariko ngira ngo ari nigeze kwandika muri groupe ndabasarana ndababwira ariko abakobwa bite ko mutagenda, mwe mumaze igihe kinini mbona mutavaho muri none urakoze kutubimburira. Miki nawe ejo bundi aba yagiye. Ugize umugisha wo gutwara umugore ufata umwanya agasenga, azajya asengera n'urugo nawe akagusengera ibintu bikagenda neza. Nana uzakomezanye umuco n'ubwitonzi. Nana muzi Kiramani aba yandikiye filime z'amahane, ntabwo ari we Nana w'umuzi usanzwe. Murakoze. Ikintu nabwira Nana felicitation, urugo rwiza. Kuba muri iyi mihanda nyine bisanga ufite umugabo akurwanirire. umugeni wamubonye nguyu, umugeni wamubonye, marene wamubonye. Ariko marene niwe warumbwira abakobwa ngo uragiye nta kindi. Naragiye. Waramubonye
Imana ishimwe. ariko umugeni arasa neza. Marene se kutamuvuga. Marene nawe n'ubifoto se. Ibyo ni aga ubivuze njye ntabwo nabivuze. Umunsi ni uw'umugeni reba dokiteri. Harabakurikiyeho nde? Do. Mu ijoro ry'ubukwe ngo aga ngo azaba ari gutitira. Nzakutira kandi neza ko ngiye byarangiye. Byose nabyukije. Umuzimu twaramwishyura muri sine mu nama. Aya ngo aga ngo azaba afite isoni. Isoni. Congratulations Nana. Umurerwa Aziza. Be blessed. Aziza. Nizere ko mwabyumvishije, nizere ko mwanabisobanukiwe neza no ku mbuga nkoranyambaga mwagiye mwumva bigenda bitraininga cyane cyane, yaba ibya Mitsutsu, yaba ibya Kazungu Boss, ndetse yaba n'ibya Shakira bigenda bivugwa kuri Nana. Kubwo nyine ku gikorwa cyiza yakoze, nubwo abantu benshi bagiye bavuga yuko uwitwa Nana yagiye ashakwa n'umuntu nyine umuruta. So ni nabwo Nana nawe yaje kuvuga ubuhamya kuri uno mukunzi, bavuga yuko bafatikanyije kurera umwana, agenda anabisobanura. Ni inkuru yakoze no ku mitima y'abantu, ariko murabizi ko ku mbuga nkoranyambaga nyine ibyo bintu abantu batajya babyikoza, ahubwo bavuga yuko warongowe n'igisaza, warongowe n'iki murabizi. Ariko abantu benshi nanone nagiye mbona bitsa bavuga ngo ni plank. No se plank wajya kuyikora ukanayikora unayikoreshejwe, noneho ukajya no mu murenge, noneho mu murenge w'igihugu, pano kuvuga wenda ngo ni na filime wenda ngo byabaye, noneho abantu bakajya mu murenge ari babiri bakajya gusezerana. Rero nagiye mbona n'abantu benshi bavuga ati ni plank ni iki, ariko ni iby'ukuri. Uwitwa Nana yamaze gusezerana imbere y'amategeko y'igihugu. Rero ku mbuga nkoranyambaga abantu bagenda babyita uko bashaka, abantu bagenda bavuga uko bashaka, ariko nyine ntawabyitaho. Nyine ni showbiz, ni imbuga nkoranyambaga, ugiye kubarakarira wayatamo. So rero twebwe icyo twifuriza uwitwa Nana, umukinnyi wa filime mwiza kandi ukora ibintu byiza byatari, nuko yashikama akareka amagambo y'abantu n'udupopiti n'iki, ahubwo akubaka urugo rwe. Ni intambwe nziza ateye, nk'uko yabyivugiye, ni intambwe nziza cyane ari kumwe n'umukunzi we. Rero byagiye biba trend cyane ku mbuga nkoranyambaga mu minsi igiye itambutse, bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hantu. Rero uwitwa Nana ikintu twamwifuriza nuko yakiyubakira urugo rwe nk'uko nawe yabyivugiye mu rugendo rushyashya yatangiye. Tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi, turi kumwe. Ciao ciao.